cyose sohotse gutya nkubitana n'umugore umwe w'umuririmbyi njya mbona amavideo ubu naramubabare mbere narabonaga nkahita nshyiraho hari ukuntu kuri TikTok ubereka ko utari interested niyo content bakayigukura amaso nazongere kuyigarura kuko njya nkura kumona kuri indirimbo zo mu bitabo mbere yahitaga mukuraho nkavuga I'm not interested bakamwegeza kuko naramubona nkahita numva kirungura kirazamutse numva aravuze ari kuvuga nabandi bantu nawe yaraje muri practice nabandi bantu baje muri practice ngo iranda ifite umutsi ngo ifite umuhogo ngo urumva imbaraga ikoresheje ngo cyo kora impano ntaho ihuriye n'agakiza. I was like what kirano rwo kugusebya umuntu winjije mu buzima bwawe akabukiniramo ntago yarashoboye gufata control y'ubuzima bwawe uri munini kumurusha uri special kumurusha niba yuzuye uwo mu bitekerezo ntago twebwe twabyishinga niba adafite ubupfura uramurenza uri imfura kumuruta ntago yabonaga afite capacity yo guhanduringa wowe. You are so special ceceka shayi mu komate ndanabikumbuye unanye munya ari komata na komata sha urumva ndakubwije kuri renga ibyo bintu byose simbuka abo bantu badafite control ubuzima bwa mbabari babariri ko umuntu yakuvuga ubusibwe uri kureba umuntu uri kukuvuga ntago ugire ukuntu umurenze nta kantu ko kumurenga ujye ubonamo ubu ko umuntu yagusebye uvugisha ukuri utihesheje amahoro iyo umwitegereje ntago ujye ubona ukuntu umurenze uretse kuba waramuhaye favor yo kugendana nawe akaba yarayikiniyemo erega hari bafite za karande zo gukena zo mu maraso kikuvura ni yavura atabavura ngo bishoboke bafite nyirakiguni bagenda mu maraso yo kwihunguraho umuntu wese muzima mu buzima bwabo abakwihunguyeho bihorere Imana izakujyana handi umuntu uhaye amahirwe y'ubuzima bwawe akayakinira mu mwihorere sintawe komera nyabo komera kibondo urumva mbabare ndakwinginze uyu mwaka before yuko tugera muri Christmas mbabure kuri abantu vuga ati ubyibwire ubisubiremo inshuro 3 umutima wawe ubwira ati ndakurekuye kuko uzi ikintu kiriho ntago ushobora gushiftinga ngo ujye mu yindi level. I'm telling you ntago washiftinga ntago uzimuka reka nkubwize ukuri narabibabwiye ejo bundi kuri iyi live mama kikera ariko tubwira ukuntu umuntu yamwimishije visa ari umupasiteri basengana umuntu mvuye kwigisha korali yabo ndabyibukane mu Gatenga muri korali Holy Nation nago nyamvuga ibintu byo kwekenya ngira ibihamya ngewe kubera abantu banzi nanjye abonzi batazabajye bajye no kubibaza batagira ngo turi kubeshye ngemo n'abapende barabafashe nk'abasikama. I remember nari ngiye kujya mu ntuza muri rukomo kwigisha korali ariko barampamagara ngo tuwatoruka ukaduhimbira karirimbo kamwe please uko dufite igiterane uko dufite ibintu nk'ibi ngibi ibintu beza nk'amarushanwa ntazi babikura shaninjira mu gashuri kari hari ku rusengero rwo mu Gatenga abantu barahazi hari agashuri gahari kari imbere utari winjira mu rusengero donc agatangiriye nko marembo y'urusengero mpimba indirimbo zigeze mu ndirimbo 10 ntavuye kuri piano nakoresheje umuhogo kweri kandi mfite voyage ngomba kugenda ngiye kujya kurandi kwigisha abandi bantu icyumweru cyose sohotse gutya nkubitana n'umugore umwe w'umuririmbyi njya mbona amavideo ubu naramubabare mbere narabonaga nkahita nshyiraho hari ukuntu kuri TikTok ubereka ko utari interested niyo content bakayigukura amaso nazongere kuyigarura kuko njya nkura kumona kuri indirimbo zo mu bitabo mbere yahitaga mukuraho nkavuga I'm not interested bakamwegeza kuko naramubona nkahita numva kirungura kirazamutse numva aravuze ari kuvuga nabandi bantu nawe yaraje muri practice nabandi bantu baje muri practice ngo iranda ifite umutsi ngo ifite umuhogo ngo urumva imbaraga ikoresheje ngo cyo kora impano ntaho ihuriye n'agakiza. I was like what oh my god numvishe nkaho ubwonko buvuyemo neza bugashaka nko kubuja mbaguhenda bwate habite mumeze mute nyowe sha ndi kwihuta ndagiye ngiye gutega bisi ngiye Nyabugogo ngo ari kumana ngo Imana ngo usi ngo ufite imbaraga ndana ngira umutsi rega tarantu twarema nk'umutsi kugira ngo mbereke ko numvishe message numvishe ibyo bavuze ariko sifite umwanya wo kwagiwinga na soni zirabica abenshi batangira kujya biyegezaho bari n'abantu banyegera kuko babonye ko nabimenye none ahubwo bakajya batangira guhindura ngo kagikundira ngo kura ngo mubona kirwa ko ari guseka ngo ni ryarya
ngo kandi nta nubwo mbakeyarinzeho already ariko umutima wanjye wari usenyaguritse. Ninjira muri bisi nageze hariya niba ari intuza niba ari hariya urenze ku mazi y'ibyumba gato hari nari ngiye kwigisha. Mbabaye narize amarira yarize iyo babisi nuko haba abantu bahagarara bari kuzana amabrochette mu muryango ibigori amata nyine haba ari gusakuza naga centre gashushe kandi niho nari buhagarare kubera kuriye nari nzi mva Nyabugogo ngira aho hantu nasinziye kubera ishavu sha na umumotari yaraje kundindira ngo njyane ku rusengero hari ahantu nk'iminota nka 30 uri kuri moto ni hirya gatoya yako ga centre. Umukecuru mwese nzabyibagirwa mu diakona ari gukubura ku rusengero ruje kunyakira. Niyo mpamvu ubuhanuzi nubwo Satani yabyivanzemo akazana ibintu byo kuvangitiranya abantu akazana ibintu by'ubwese kuri abakozi b'Imana bukuri bari bagihari cyakaye mubare cyane ahari arampobera ashyira umukubuzo hasi arampobera arambwira ati ye muko Imana yabonye amarira yawe yabonye ikintu bita amarira yawe Imana yabonye ururimi rwose rwaguhagurukiye rukuvuga nabi. Imana impa promesse ikomeye ntago yari ndeba cyane actually kuko nta mafaranga yari ayirimo ako kanya ariko nibwo njye nyitekerezaho irambwira ngo mu bantu bose barekuye ururimi rubi kuri wowe bakurwanya nta muntu n'umwe uzakuruta nta muntu n'umwe uzakuruta gutyo. Muri mindset yanjye nagize ko ari nka therapy Imana inkoreye kuko ngiye ku kazi nangiye kwigisha abantu hafi 100 koreza umurokorezi bazira abantu benshi guhagarara imbere y'abantu 100 uri kubigisha badafite imyumvire ihuye kandi abantu ugomba kubigisha bagafata kuko uri mu kazi. Mindset yanjye yarambwiye ngo Imana ni therapy nkoreye just kuko abenshi n'abagara abantu barenze ariko mu by'ukuri sindi no kwiyemera nta nundi uta muri abo ngabo nta nuzanduta don't believe ko hari n'uhari kuko byavuzwe n'Imana niyo banduta none ejo nabaruta. I'm happy kubw'iryo jambo ryavuzwe n'Imana. None icyo nari mininze niki abantu bashobora kuba barakuvuze nabi it's okay abantu baragusebeje it's okay abantu bakwambitse ishusho itari yawe wica reputation yawe bagufata bakwambika isura itari kwiciye ubuzima ubona ujyanye aho Imana iri kukujyana n'ubuzima ugiye kuzagira n'ubwo ufite mwari kuzabana umuntu ugura umwenda akawukopiya akagura umwenda usa n'uwawe umuntu uvuga ijambo buri munsi akakwereka ko ikivuza atari cyiza ni uri kuririra ni uhangayikiye. Emamre nontatse sheri fast ndakwiye wowe uri abamwemera shu can I imagine actually you guys are very smart hari abantu utagarura mu buzima bwawe uwaguha amahirwe ujurira ngo ikibanza cy'iwanyu baragitwaye cya kibanza cy'inyakariro uwakiguhereza kano kanya wagikoze iki reba aho ugeze ntiwana kigurisha ngo kivemo n'ibihumbi 500 ureka kwirirwa uri kurwana n'abantu ureka kumera nkaho hobe my love welcome kiri mbabarira reka nkubwire you know what iyi experience wampereza ukayumva reka nkubwize kuri sheri uzagira amahoro ugiye kuva muri competition actually you so smart uri smart ku rwego utakompeta n'abantu nkabariye. Oh hi my love sinakubonye muke wanjye uri hano sheri bizo umva nkubwire ibaza abantu ukuntu baciritse uri kurwana nabo ngo mwarashwanye umva can you please witoreza umutima wawe ngo umuntu yarakuvuze ubusuru ko nari kuvuga ndi yarafite ishyari uzingura ngo aranakwanga ni ishyari yakugiriye bwakeye Valentine welcome sheri ni ishyari yakugiriye shumbabarira cleaning umutima wa actually uri renewing uri freshing ubwonko bwawe uvuga ati ndekuye abantu badafite icyo abantu basenye umutima wanjye umuntu wakompese nawe uwo ni uri gushaka ngo uwo ni uri kurira ngo mwarashwanye ukajya uri kubivuga ngo inshuti yanjye njye mbareba abo bantu hari nabo muri covid bananyandikiye ngo nimbohereza amafaranga yo guhaha ndavuga nti iyi covid rero nayo yaje kuduhuza n'abantu ngo isuzerano ry'Imana risohore bazatugarukira ntituzabagarukira reka nkubwire sibanganya ubuzima bwawe actually ntago ukomeretse nta muntu wagukomerekeje niba warabyaranye n'umuntu ureba iyo blessing ufite ibyo ntago ibyo bikureba yari yaraje kubyara akagenda so what
nagende. Niba ari umuntu umwana abanye akagusigira n'abana 3 4 5, umwana ntago ajya afunga barriere y'umugisha w'Imana. Actually nta na gato umwana ajya afunga umugisha w'Imana. Niba uri umusore umukobwa akakudisappointinga akakurira ibyawe akagenda, uriya ni ninja niyo umuzana mu byawe ukamugeza iwawe mu rugo rwawe, yari kukudisappointinga, yari kukwiba, yari kukuruhiriza. Iyo mubyarana abana 2 3 4 5, yari kujya byiba akajya kuzerera nabo bana bagakura, n'abo bana bakagira inkomoko mbi. Kandi iyo wubatse umuryango wubatse igisekuru, uwo wimuririra iyo nyakatsi uri kuyiririra gute uri umuntu w'umusore muzima? Imana yabakuye amaninja mu buzima bwanyu, ariko mujya mwirirwa muri kuririra amaninja. Imana yabakuye stress mu buzima bwanyu, ariko mwirirwa muri kuziruka inyuma. Ni nk'Abisiraheli bavuye mu Egiputa, bageze hagati niba ari ukubera umunaniro bagize, batangira gushaka kubwira Mose ngo watujyanaga he, ngo iturekere riyango tugapfa no gupfirayo. Niko muri kwactinga. Imana yabakuye imyanda mu buzima, yari freshinze ubuzima bwanyu, mwanga kuburi freshing. Niko kundi umuntu akoze ukajya ugumura gushaka kwisukaho ibitaka. Rekura shere, reka nkubwire bihesha amahoro. Kandi uzi ikintu kizakubaho, uzahita umenya ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Ubu ntiwabona, uzi impamvu utari grateful, ntabwo uramenya ukuntu Imana yakubwira, ntabwo urasubiza amaso inyuma kuko uri muri competition. Uwagusubiza inyuma ukareba abanyeshuri mwiganye bakuteraga stress, bari bigiraga abantu baba VIP. Uwagusubiza inyuma ukaba uzajya kuri Facebook ureba amafoto yabo. Undi Facebook nyikunda ku rwego rw'isi, sinayizira muri telefone yanjye. Facebook iginzanira abantu nkeneye nabo ntakeneye, kambwira ngo maybe you know this person. Namureba n'amapeke nkavuga ati do I know you? Nakwibuka ukuntu yigeze anyentimida, nkavuga ntari komana. Thank you. Hari abantu bari bagomba kuva mu buzima bwawe, hari n'abandi bari bakwiye kuva mu bwanjye. Noneho wibwirira Imana ngo mu mutima, mama sit down. You wanna go bed? Sit down please. Ubwira Imana ngo nyihera umutima mushya. Uziko ukene kubwira Imana ngo mpindurira renewing umutima wanjye, uri freshing, nk'umutima woroshye, uri soft. Ntabwo ukene kubininja, reba ukuntu umutima wawe wakomeye, ntabwo ugikunda abantu, ntabwo ugiseka. Umuntu wese uramureba akaza uri kumuneka wigize maneko, wabaye iki? Ntabwo wose uririnda. Mbabaro mbwiza ukuri, uwo wakwirinda. Umuntu arakuvugisha ngo rero ngo umuntu aza kugutereta ngo naje kunyicura umutima. Nenda ukubwiye wowe uriya mwahu wari uzi urukundo, ntugikunda abandi bantu, ntugiseka. Umuntu aza no kugutereta ukabyanga ngo nuko ngo wateretswe ngo na sebirayi